banyarwandakazi namwe aba diaspora abari hanze mwese y'igihugu nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuganira, ariko mbanza kubasaba ngo wowe utarakora subscribe ndagusabye kandi ukazogera hejuru kugira ngo ujye ushobora kubona notification za buri munsi uko buri kiganiro gisohotse. Uyu munsi rero iyi weekend itwishiki, iyi weekend tugiye gusesengura neza, tugiye kureba bamwe muri bano bakinnyi mureba kuri screen baguzwe ariko kugeza ubu ngubu bakaba batari gutanga umusaruro, yewe bamwe muri bo bakaba bari gutanga umusaruro ariko abandi muri bo bakaba nta musaruro bari gutanga. Ese ibyo byose byatewe n'iki? Mbere na mbere tugiye guhera k'uyu musore waguzwe na polisi avuye, dore ko bano basore bose ubundi baguzwe baje hano, ino transfer baguzwe baje hano mu Rwanda, bose bavuye mu ikipe yitwa Equity ikaba ari ikipe yo muri Kenya. Uvuga ngo ababyibuka neza niyo yatsinze ekipe ya Police Handball Club ku mukino wa nyuma wa Genocide Memorial Tournament. Nuvuga ngo rero ruvuga ngo ibi bivuze iki? Nuvuga ngo ekipe ya APR uko Equity yakinaga yarebyemo abo bita inkingi za mwamba batatu, abo bita Morgan na Chiwundu n'uriya mupivo bita Brian. Nuvuga ngo rero yahise propose irababwira ngo desha dushobora gukorana amasezerano. Abo basore rero nkeka ko mu buryo bwagaragaye buri official ntago bajuyaje, bahita bajoininga ekipe ya APR Handball Club. Noneho polisi nayo iza kuza kubenguka muri amusore ukina semi witwa Lodi Store. Bagira gute? Babaramuzanye. Tugiye kureba akantu ko kandi, ese bano basore bose ko abakipe yabaguze niki, ni uwuhe musaruro wabahaye? Ese nizihe mpinduka zabaye kugira ko aya makipe yombi nyuma y'uko bamaze kubagura, nizihe mpinduka zabaye? Tugiye guhera kuri Police Handball Club. Police Handball Club yaravuze ati tumaze gutakaza uyu mukinnyi wacu witwa General, dore ko muri polisi yari amaze gusohokamo abakinnyi bagera hafi kuri 4. Hasohotsemo General na Umuhire Yves, hasohokamo goalkeeper wabo wari uwa mbere witwa Dadua, hasohokamo na Alexis Chimimana. Abasore bose bakimara kugendera polisi yaravuze ati aba bana, nuvuga ngo nta yindi choice dufite, wenda ku rwego ku isoko nta mafaranga dufite yashobora kugura abandi bakinnyi kano kanya cyane. Noneho reka twitabaze uyu musore bita Lodi Store. Baravuga bati nawe ni umunyakinnyi kuko bose bakinaga muri ekipe imwe. Ababibonye mu kiriya gikombe cyo kwibuka mwarabibonye yuko bakinaga muri ekipe imwe. Niwo bose uyu nguyu wa polisi waguzwe ntabwo yari umustarter. Baravuga bati reka tumuzana, ariko niyo bose ajya asimbuye ariko tumubonamo ubushobozi burenze kuko ashobora kuzagira impinduka atanga mu bigendanye n'imikino yacu ya handball hano mu Rwanda. Yego kuko baramuzanye, kandi ababibona bose match zose zimaze guhuza Police Handball Club ndetse na APR Handball Club, polisi zose imaze kuzitsinda, sibye match imwe yonyine gusa bakinye APR ku Kimisagara bikarangira iyitsinze. Nuvuga ngo kuri 45 zimaze guhuza amakipe yombi, Police Handball Club yashoboye kugira gute? Yashoboye kubona icyo bita win, cyangwa se yashoboye gutsinda. Niyo yashoboye gukoza umupira myinshi cyane kurushundura rwa APR Handball Club. Nuvuga ngo byafashije iki rero? Bigaragare ko abakinnyi ba polisi rwose havuyemo abakinnyi inkingi za mwamba. Bavuga ngo havuyemo abakinnyi batatu bari abastata. Havuyemo Mugaride Dadua, havamo Umuhire Yves wari umweriye, havamo semi à droite akaba ari umugoshi ari we General. Bose bakimara kuvamo rero polisi kwaravuze ngo, abantu bose baravuze ngo Police Handball Club irasenyutse, ariko normalement ubwite ntago ariko byagenze. Ekipe ya polisi nk'uko yari ifite abakinnyi bamaze kumenyerana bose, baragiye baravuga bati okay, tumaze kuvamo nkingi za mwamba, none ikintu tugiye gukora ni igiki? Reka abakinnyi dusigaranye tubagumane, ariko noneho duhindure
dukora icyo bita impinduramatwara cyangwa se dukora icyo bita revolution, kwihorera kwiza bitewe n'iki n'ibifite. Ntabwo turi abakinnyi bakomeye, yewe nta n'abasore dufite bakomeye cyane, ariko reka twigereze reka abakinnyi dufite tubigeze dushakaho n'abano bana. Hari ubonye ko hari n'abandi bana bahise bakura ikigoma ba Moise bahita bazana n'umusore witwa Mashini, babazanyeho n'undi witwa Karimu nawe wari uvuye muri APR, nyuma y'uko APR yari imaze kubabwira ati mwebwe nimwigendere ubushobozi bwanyu ntabwo buri kuri level yacu. Bamwe urumva bagize gute, bahise bajoininga equipe ya Police, ariko Police iravuga iti basore bacu mureke mwebwe dushyira hamwe turebe ikijya imbere. Niko babigenjeje rero, birangira match ya mbere, ya kabiri, ya gatatu batsinda APR Handball Club. Kugeza ubu ngubu amanota 45%, Police Handball Club niyo ifite amanota menshi cyane, yewe bishobora no kuzagora equipe ya APR Handball Club, kuko ari nacyo kintu tugiye kuza tuganiraho mu kanya gatoya. Urabona ko tugarutse inyuma gatoya, Police Handball Club ni equipe imaze kugira abana bamenyeranye, ubona ko nyine binumvikana ko mu buryo bwa dressing room ni abakinnyi bashyize hamwe bumvikana uburyo bw'imikinire yabo. Nubwo bose baba batumvikana n'umutoza, ariko bo ni uvuga ngo ni equipe ishyize hamwe. Iyo bavuze equipe yumva iki? Ni uvuga ngo yaba mu buryo bwa dressing room, coaching staff, abo bantu bose ukaza ugasanga ibyo bintu iyo bimeze neza, equipe bigomba kumera neza. Amanota yose mubonye ntabwo yitirirwa ngo ni umuntu umwe, kuko kugeza ubu ngubu muri Police Handball Club yaba ari umuntu witwa Kubwimana Emi ucunga nabi aragutsinda ibitego kandi byinshi cyane. Waza kuri Kayijamahe Yifi agutsinda ibitego byinshi cyane. Nuvuga ngo waza kuri Mbestunguye Samuel agutsinda ibitego byinshi cyane. Waza kuri Machine Pivo agutsinda ibitego byinshi cyane. Waza kuri Moise agutsinda ibitego byinshi cyane. Yewe ndetse bakaza no kongera gufashwa na goalkeeper wabo ugira gute, ubafasha ubazana mu kintu bita motivation, Peter Kwisanga akababwira ati nimuhagarare gutya, nimugiye gutya, kuko bose hafi ya bose la majorité ni abakinnyi maze gukina imikino myinshi cyane, yaba muri equipe nationale, yaba muri junior ndetse no muri senior. Ukaza gusanga rero bwa bumwe bwabo icyo bita unit, nuvuga ngo ni abantu nyine bashyize hamwe bahumeka umwuka umwe, ari nacyo kintu kibafasha gutsinda equipe ya APR Handball Club. Nuvuga ngo noneho tugiye kureba kuri APR Handball Club. APR Handball Club nyuma yuko ibonye ko abakinnyi bose yari ifite, iravuga iti aba bakinnyi ntabwo twagombye kubasigarana. Harimo abo bitwa ba Roger, ba Machine, hakazamo mbega abakinnyi bose benshi cyane bakinagamo hariya. Irababwira bati mwebwe ntabwo mukiri kuri level yacu, mugende mujye gushaka andi makipe. APR rero yari yizeye yuko yamaze kugura bano banyakenya, kuko bano banyakenya tubyibuka, uyu ngo bita Morgan yari umustarter muri equipe ya Equity Bank, ndetse n'uwita Chihundu ndetse n'uyu mupivo bita Bria. Nuvuga ngo rero APR yaravuze ngo reka dukore ino deal, bano basore turabona ko hano mu kano karere ka gatanu ni abasore bakomeye cyane, reka tubibikeho hakiri kare kugira ngo andi makipe tutazajya kujya kwisanga ku isoko tugasanga n'abakinnyi dufite. Abakinnyi bamaze kuhagera rero bajoining equipe, gusa umusaruro abantu bose bari bitezemo ari nabyo abantu banyandikira inbox kuri WhatsApp, banyandikira bakambwira ngo umusaruro twari twiteze muri equipe ya APR Handball Club ntabwo ariyo twabonye kugeza ubu ngubu. Situbizi niba ari abakinnyi batubeshye cyane niba ari umutoza watubeshye. Then nuvuga ngo aba bakinnyi bakimara kugera hano, twarabibonye kuri match ya mbere bakinnye na Police, buri muntu wese yarabonaga akavuga ngo iyi equipe noneho kera habaye APR igiye gukora amateka. Ariko ntabwo ariko byaje kuza kugenda, kuko byarangiye APR Handball Club igarikiye Kimisagara kuri Maison d'Ogene. Match yabaye noneho ari kare, nta mvura ntaki, birangira equipe ya Police irushije ikipe ya APR ibitego bigera ndibaza ni entre 3 et 6. Nuvuga ngo rero byaje kuza kurangira buri muntu wese avuze Kimisagara avuga ngo iyi kipe se kwaba ari abakinnyi bataramenyerana. Ariko uko amakuru agenda aza gake nyuma havuzwe ko icyo bita
icyo bita dressing room ya equipe ya APR Handball Club kitameze neza, ubwo urumva ni hagati y'abakinnyi n'abandi. Ari nacyo kintu gishobora kuzagora, kizanagora cyane umutoza Anaclet, nubwo bose agenda birwanyaho kenshi cyane. Iyo tuganira agenda, iyo muganije mbimubazaho kenshi cyane ko nkunda kumudistabinga, nkamubwira muchallenge, nkamubwira ngo ese kano kantu ibi bintu abantu bavuga gutya na gutya bimeze gute. Umutoza ahita akubwira ati ibi bintu uko byagenda kose turi kugenda turebaho buri kantu kose, turebe ABCD niki kintu twagombye kosora. Ese niba dressing room yacu itameze neza, kuko aricyo kintu cya mbere ari rwo rufunguzo rwa mbere rufashe equipe kugira ngo ishobore gutsinda. Turimo tugenda tubirwanya ngo turebe ko abakinnyi bose baba united, ariko ubu ngubu turizera ko baje kuza kugira gute abakinnyi bose ko bari hamwe. Noneho biza kuza kugira match ya kabiri, buri muntu wese yari yiteze avuga ngo equipe ya APR noneho babakinnyi bose bamaze kumenyerana, even yaba ari abakinnyi bavuye muri polisi, yaba ari bavuye muri Equity, barabakinnyi noneho ubona bavuga ngo tumaze gukinana match, noneho cyatumaze gukorana umwitozo igihe kirenga amezi 2 cyangwa amezi 3. Ubu noneho niho twakora revenge, niho twakihorera neza. Ariko byaje kuza kurangira atari ko bigenze. Gusa muri match ya gatatu yakurikiye byaje kurangira equipe ya APR itsinze equipe ya Police Handball Club, niba nibuka neza yishije igitego hagati ya kimwe cyangwa bibiri, hagati ya igitego kimwe cyangwa ibitego bibiri. Biza kuza kurangira ariko buri wese akabona mu jisho rye akavuga ngo equipe ya polisi ikozwe mu mufuka. Iyi match ntago abasifuzi bayitwayeho neza, ntago ibyago byagenze uko byakagombye kugenda. Equipe ya polisi yakagombye kuba yatsinze, ariko ari naho hantu ubona umutoza. Njye naje kugana n'umutoza nyuma arambwira ngo, umutoza wa polisi arambwira ngo ibi ngibi nta kibazo, wabonye ko match ko twakinye neza, habayeho ikosa rya arbitrage nyine birashoboka ko adashobora kuba yaramutse neza cyangwa bigende gute, bikarangira akoze amakosa bigatuma equipe imwe ishobora abafana bavuga ngo equipe imwe yakozwe mu mufuka. Ibyo rero byaragize baravuga bati reka dutegereze no match ya shampiyona tuzarebe igihatsemo. Match ya shampiyona twese uko twayirebye ni match yagize gute, yagoye equipe ya APR Handball Club. Bigaragara ko equipe ya Police Handball Club yayidominira yirusha guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, aho buri wese yarebaga akavuga ngo iyi ngiyi ashobora kuba atari equipe ya APR Handball Club, bashobora kuba baduhinduriye. Ariko nyirizina igihe tugiye kureba niki, ese naba bakinnyi baje bagahura na kirima mbi bikaba byabafegitinga bigatuma imikinire yabo itagenda neza bitewe na kirima yabo yo muri Kenya bari bamenyereye. Ese ni dressing room yakomeje kuba kwa kundi biba constant, ko niki kintu cyabaye? Nuvuga ngo tugiye kureba rero akantu kandi turebe aba bakinnyi bose tugiye guhera ku pivot Brian. Nuvuga ngo niki kintu cyabaye? Uyu ni umusore bigaragara ko afite ingufu, ariko ikintu kigaragara cyo nuko uburyo ubwo match zatangiye apana inoro tour ya shampiyona, nuvuga ngo byagaragara yuko ari abakinnyi batarahuza, yaba mu buryo bwa burya dressing room yo ipfuye ibintu byose birapfa. Mu buryo bwa dressing room niho hantu byose byapfiraga, ariko ku buryo biriya bintu bishobora kuba umutoza akavuga ngo aka kantu kameze gutya, ukaba wakabona mu ishusho nziza ariko akantu katameze neza. Nkeka ko ibyo ngibyo noneho muri match twabonye ejo bundi ya roturu, wabonye ko equipe ya APR ni equipe iri gukina neza, noneho ni equipe itangiye guha icyizere abafana bayo, ku buryo n'umufana wese muhura akakubwira ngo equipe noneho yamaze kuzamo ikintu bita dressing room. Urabona ko cyakosotse, ko umutoza courage ako kantu gumye ukarebaho noneho, ariko ugumye no gushyiramo n'ikintu bita iki kawunga ya last. Urebe ngo abakinnyi se hari uburyo baba barizeye ko bakomeye kandi badakomeye cyane, ko akunda umukinnyi ashobora kuza akakwereka match imwe ukavuga ngo uriya mukinnyi anyeretse match namugura, ariko se bisanzwe niko ameze cyangwa urabona ko n'abakinnyi nyine bakomeye. Turebye n'uriya mu center back wambara numero 16 muri equipe ya APR Handball Club yitwa Chiwunda
ni ukuvuga ngo rero ubona ko nyine ni abakinnyi bakomeye, even n'uriya bita Morgan ni ukuvuga ni abakinnyi bakomeye, yaba mu buryo bwo gutsinda, uburyo bwa jump shoot, ubona ko ni abakinnyi nyine babizi, ariko igisigaye noneho ni ukuvuga ngo ese noneho kumenya gutoranya ba bakinnyi batandatu, kuko muri ekipe ya APR Handball Club buri mukinnyi wese wumva yashaka kujya mu kibuga, buri mukinnyi wese aba ashaka kujya mu kibuga. Ibyo bintu rero umutoza ikintu bimusaba ni iki? Kugira ikintu bita tansiyo, akamenya ngo ese ninde muntu ugomba kujya mu kibuga. Ni ukuvuga ngo burya uko umukinnyi amaze iminsi akwiyereka mu mwitozo, ashobora kuza burya umukinnyi uko akwiyereka mu mwitozo, akaza umwitozo uri tafu, agakorera umwitozo, jya umugirira amahirwe umubwire ngo no muri match burya wajyamo ukabikora. Bitandukanye no kuza kwizera ngo umuntu yarasanzwe wamubonye akinye match imwe cyangwa match ebyiri, ubona arasikorinze cyane cyangwa se agize performance, uravuze ngo match yose uko izagiza kubera ko ari derby uzajya umushyira mu kibuga. Hoya, ahubwo ni iki? Ni uwuhe musaruro umuntu atanga mu mwitozo, kuko burya biramufasha 65%. Umwitozo mwiza, iyo wagize umukinnyi wagize umwitozo mwiza, burya na match ashobora guterera match nziza. Ibyo bintu rero ni ibintu byaje byafagitinga ekipe ya APR Handball Club, yaguze abakinnyi ariko umusaruro kugeza n'ubu ngubu ntawo turabona. Ni ukuvuga ngo ikintu gisigaye ni iki rero? Urabona ko polisi iri kugenda ishyiramo ikintu bita kwavansa cyane, abantu benshi cyane bakabona muri shampiyona polisi Handball Club iratsinda ibitego byinshi cyane, irasikoringa ibitego byinshi cyane. APR ikaza ikagumya igasikoringa ibitego bike cyane, ikagira ngo polisi nk'ubu imaze kuyijyamo imaze kuvuga ngo polisi Handball Club, ni ukuvuga ngo ifite icyo bita ibitego izigamye ibitego 215, mu gihe APR Handball Club izigamye ibitego 202. Urumva n'uvuga ngo harimo diferanse y'ibitego 13. Ibyo ni ibitego byinshi cyane, bisaba ko APR Handball Club rero igume ukora cyane, ikavuga ngo biriya bitego irabikuramo, igasikora ibitego byinshi cyane muri shampiyona hamwe n'andi makipe, yewe ndetse no muri match izabahuza ya returu. Urumva niyo derby nyine n'undi y'umutekano igaruka buri gihe, yaba mu buryo bwa football ndetse no mu buryo bwa handball, ubona ko n'amakipe amwe ageretse. Ese iyi derby tuyitege ho iki hagati ya APR ndetse na Police Handball Club? Dore ko andi makipe yose muri shampiyona hano mu Rwanda ya handball nta yindi kipe ishobora kuba yahangara aya makipe ngo ibe yayitsinda. Ikintu gisigaye ni iki rero? Ni uko APR kugira ngo izatware iyi shampiyona ya 2026 ni uko izatsinda polisi ye ikayishyira ndetse ikayitsinda n'ibitego byinshi cyane, kugira ngo noneho abantu babone ngo ese ya kipe koko babakinnyi koko ni abahanga turabyemera, yego ese umupira koko batweretse niwo bari gukina. Reka turebe noneho ko ibyo byose bishobora gushoboka, kugira ngo buri wese azavuge ngo azagira ikintu atanga, azavuge ngo izi kipe noneho ni ekipe ziri ku rwego rwo hejuru. APR icyo tubasaba ye ndetse na polisi, mukomeze ku ngamba zanyu muriho, murebe ko iki gikombe mugeze mu nzira zikomeye cyane, mugeze mu bikomeye cyane byo kwereka abakunzi banyu ko bagomba kubakurikira, bakabafata mu mugongo kuva match zitangira kugeza zirangiye. Rero ikiganiro ni ubugaruka. Ciao ciao.